up everybody watching Legacy TV? Be all in or be nothing at all. Kumwe nanje Albina Sydney ahaduherereye n'ahantu hari icyo bita piscine cyangwa se ahantu wakogera mu mazi magari. Nta kindi kigiye gukorwa uretse kuba ngiye kubasobanurira bimwe mu bintu nize kugira ngo menye koga vuba n'ibintu wakumva wanandeberaho ukahita ubimenya mu buryo bworoshye kuko si ibanga ngiye ndababwiza ukuri ko nize koga mu ijoro rimwe. Benshi ndabizi ko muri buseke mu kavuga buti ntago bishoboka ariko byose n'ubushake, byose n'ukumenya, byose n'ugukomeza ufite umuhate no kwihangana. Twagiye nimero ya mbere aho uri hariho hose kuri piscine cyangwa se hafi yaho biba bikwiye ko ugenda wikwije nk'umunyarwandakazi no kuvuga ngo ntago ari ngombwa ngo ukiva aho uvuye uze wambaye imyenda kuri piscine utarahagera, ariko ni byiza ko nugera hafi yayo uba wambaye uwo mwenda. Uwo mwenda se ubumeze gute? Uyu mwenda aba ari umwenda worohereye, ni umwenda iyo utose uri mu mazi nta kibazo, niyo unavuyemo nta kibazo kuko niwo uba waragenewe kujya muri piscine. Ikindi ni ukugira akantu uhora ukoresha nakwita agashakoshi ko kuri piscine karimo ibyabugenewe, harimo ingofero, harimo amarinete cyangwa se amadarubindi yo gukoresha mu mazi, harimo utwuma wambara cyangwa se utuntu tumeze nka plastique tworohereye wakwambara mu matwi kugira amazi atakujya mu matwi. Kindi nakantu wakwambara kwizura. Ibyo byose ndagenda mbibereka mu buryo burambuye, ariko mbere na mbere kirazira kujya mu mazi utarabanza kwikuraho imyanda y'amavuta cyangwa se ibindi uvuyemo. Ubwo ni hahandi ujya ahari amazi ukayimena aho ukabona kujya muri piscine yabugenewe. Negera kugira mvuge ibi bituma ukuraho amavuta cyangwa se indi myanda yari yose mbere kwinjira muri piscine, ukanimenyereza amazi akonje ko ugiye kuyajyamo. Ahantu ugomba gushiramo ibirenge ngo wumva amazi, waba uri kuri piscine yiwawe, waba uri kuri piscine n'abandi bose bajyamo kugira ngo wumve ubukonje bwayo, nimba nta kibazo bwanahita bugutwara. Ni ibintu wagurira aho hose ku isi, uciye ku mbuga nkoranyambaga ukabituma bakabikuzanira. Ushobora no kubigurira mu gihugu aho hose waba uri, biraboneka, biragurika, ntibinahenda. Ntabwo ugomba kwituyambara ku kanya ndetse niba ugiye kwinjira mu mazi, ariko ubundi byiza waba uzishyize hano. Ntabwo ugomba kwituyambara keretse iyo ugiye kwita winjira mu mazi. Gahunda ya gatatu y'ibyo wambara harimo gushyiramo akantu ku mazuru. Twabanje akagofero, amadarubindi n'akaruko ku mazuru. Agariko kanyuma utwo wambara mu matwi. Kuno sinanabumva pese ndi kubumva uba amatwi yazibye. Indi ntambwe mbere yo kwinjira mu mazi ugomba kumenya uburebure bw'amazi ugiye kwinjira, mesaresha gute, esangana gute. Ukaba wabaza umuntu ukora aho hafi, umuntu wigisha koga cyangwa se uwo ari wese wabona kugira ngo utirohamo ugasanga ugiye mu bushorishori. Ikindi ukeyegereza icyuma, ni icyuma ushobora gufata n'imbaraga ku buryo amazi adashobora kuba yagutwara cyangwa kurusha imbaraga. Urabona ko yayo ni magufi. Ubwo ni ku muntu wari wese utangiye mu gihe bakubwiye ko wajya mu mazi magufi. Mbere ukigera muri piscine hari igihe haba hari ibikoresho byo gukoresha wifashisha, ushobora kureba ukabona ufite akariko akenshi gakoreshwa n'abana bitewe n'uko kangana, ukareba icyabugenewe cy'umuntu mukuru. Birumvikana cyane ko ufite ubwoba udafite umuntu ukuri hafi, ni kwa kundi uguma hafi y'icyuma. Iki ni ikintu wakwambara ko wangana uko ariko kose, hagira ari binini bito bitewe n'aho uri, ushobora kugisaba. Kenshi bakunze kucyita mu Gifaransa bouée cyangwa se flotter.
cyangwa se imfashisha mu gihe uri kwiga koga, ukayiryamaho hafi aho hari umuntu wagufasha, ariko nimba uri wenyine ngo warebera kuri iyi video niko bitekereza. Ikindi iyo ucyambaye ntushobora na gato kwibira, keretse ukivuyemo ukamanuka mu mazi, ariko ukirimo ni hahandi ukiyegereza kuko kiba gifata umwuka ukaba wagira. Ushobora no kugenda kinyumanyuma. Uko mubibona urabona ko hariho n'utuntu wafataho, hari biba bidufite n'ibitadufite. Ibanga ry'amazi ririmo. Amazi ntakunda imirwano. Iyo urwanye n'amazi murabibona, ntushobora gukubita umuntu urushyi mu mazi urugero. Ntibishoboka. Oroha wiyoroshye, nimba utambutse ntabwo ari ugutambukana imbaraga, oya. Nta mbaraga ziba mu koga namba. Imbaraga ni ukuba ureka amazi akakuyobora. Kuko iyo urwanye nayo ni hahandi wibira. Intambwe ya mbere nigiyeho cyangwa se uwo ari wese yakwigira agitangira. Hafi aho hari icyuma, amaboko uyafataho gutya. Yinjize mu mazi, uracisha munsi, inkokora zikore ku rukuta rw'amazi. Ibi nubikora ugakozaho inkokora, birihuta cyane ko amazi atazamura amaguru yawe. Kubera amazi aba agutwara nkaho waba uri ikintu bahaze, uba woroshye mu buryo bwari bwose. Ibi umaze kubimenya, icya kabiri fata hejuru, wigira inyuma, ugerageze kujya uzamura amaguru yawe. Namanuka wongere ugerageze. Iyi niyo ntambwe ya gatatu ya nyuma ugomba kumenya ko iyo uyizi aho uri ahari hose mu mazi ari yose wabasha kuba wabikora. Nimba ufite aho ufata ahari hose, ufashe kwa kundi hejuru. Amazi wiyajya mu mutwe uhagaze gutya. Oya, amazi uyarebamo. Amazi uyarebamo. Ibi bishaka kwita mvuti ndahera umwuka ndagira nje uburyo nabimenyemo. Mukuru wanjye yarambwiraga ati nushyira mu mutwe utambitse, amatwi yawe aya ni amatwi urugero ararengerwa gato. Narengerwa ni nkaho bushyize ballon mu mazi. Ni hahandi ushobora kuba noneho amazi wadedemba hejuru kaba wanoga. Ariko nugumisha hejuru amatwi ntago uri ubashe koga, kuko ntago ushobora guhumeka amazi. Iyo yahumetse atazamuka mu mutwe akanakubabaza. Murabizi benshi bagiye banywa kwa kundi unywa nkeri, murabizi ukuntu biryana. Uyarebamo. Ikindi ukirebamo murata mubona uko bigenda. Twagiye ushaka kubara. Ikintu cy'ingenzi nuko ufunga kuka gake. Nimba mujya mubona ko kundi winjira ahantu kanukirwa kumva ibintu biranuka, kara kuko ufunga ntago winjira mukore ngo ukinjira nko muri toilette. Hoya, winjira nko muri toilette nuka winjiramo ugafunga kuka gake. Nkubu nawe ufunze nakuka gake gashoboka, kandi ukirinda ko nuva mu mazi uri bushoreze ugakora ngo, kuko iyo ushoreje atajya mu bwonko akakubabaza pe. Iyo uvuye mu mazi urayereka kamanuka. Ibyo bintu tujye kubigerageza inshuro imwe n'iya kabiri. Nufunga umwuka mwinshi ni hahandi uherana n'umwuka ukavamo waheze umwuka nta n'imbaraga ugifite wo gufunga undi mwuka. Ufunga kuka gake ntawe winjiye ahantu hanuka. Murabyibuka ko nta gushoreza, ahubwo iyo kiva mu mazi urarika amazi agasohoka. Akuka gake mwabonye ko ariko nafunze kandi byagenze neza. Twabisubiramo nanone. Kegera icyuma. Iyo urebye hasi mu mazi, amazi ashobora kukurya mu maso. Ubwo ibyiza rero ni ugufunga amaso, ugafunga kuka gake, ugafunga umunwa, wavamo. You don't sneeze. Ibi bintu umaze kubimenyera gufata hano ugashyiramo umutwe mu buryo butambitse, ugafunga kuka gake, ntufungura akanwa, ukawavamo ugasora umwuka. Ibyo bishobora kuba byatuma noneho uba wanaryama ku mazi. Mujya mwumva ngo kuryama ku mazi uhita umera nka ballon ihaze, kuko uwafunza kuka gake amatwi yawe ari mu mazi.
ibyo bintu wabimenyereye ku cyuma wegera noneho aho ushoboye bitewe n'uburebure bw'amazi aho umenyereye ukandagira hasi nkaha muri kubona ko ndi gukandagira hasi mu mazi aho wumva udafite ubwoba bya bindi tugiye kubigerageza ngiye ku bwanjye nkitangira kwiga nakundaga gushyira ukuguru inyuma harambura amaboko kwa kundi nkaho mfashe ku cyuma hashyiramo umutwe mu buryo butambitse kwa kundi benshi bashobora kwibaza bati ni gute wahagarara mu mazi mu buryo bworoshye gutya amazi ntakagutwara ibanga ry'amazi nabatangiye babwira ko ni ukwiyoroshya niyo ugiye guhagarara ntabwo ari intambara ushobora guhita wibira cyangwa ukabura uburyo uhagararamo uhagarara ukuguru kumwe ku kundi n'ukundi kugahagarara nimba nari imeze gutya one leg second leg ibindi tuzabyiga ubutaha reka tugarukiraho nimba mushaka kureba uko noga twagiye nkuko nabibabwiye ni ukwambara kamambiri mbere yo kujya koga ngo wambare n'imyenda cyangwa se wisige n'ibindi iyo ufite ahantu wabona izuba birakwiye kuza ukaryota mbere yuko wihutira kujya koga ako kanya kuko ushobora no kuba wahagarika umutima ntabwo ari byiza utangira kwihanagura ukaba warelaxa ukaruhuka umutima ukajya hamwe kuba wakoresheje imbaraga and then relax ukaruhuka ukamererwa neza ukiva mu mazi ukanuma ukamera neza. So I hope you liked the video. This is Legacy TV. You are with me, Albina City Queen of the Mic, the good girl in the city, Queen Money Business, aka Mama Vibes. Let's meet another time. Behind the camera, Miguel, big up to you. We love you so much. Be all in or be nothing at all.